Reka dusome igitabo cya Zaburi ibice 34, turasoma ku murongo wa 20, handitse amagambo agira ati: amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rivunitse. Neza nubwo duhura n'ibintu byinshi bitugoye, nubwo duhura n'ibintu byinshi biturwanya, ariko Uwiteka ntabwo ajya yemera ko tubamo cyangwa ngo tubivunikiremo ubugingo bwacu busigaremo cyangwa ubugingo bwacu buhandurire. Uwiteka araturwanirira kandi akatuneshereza, ngo nta gufwa na rimwe ry'umukiranutsi rizavunika. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese ukiranukira Imana, agakiranuka mu byo akora, agakiranuka mu byo agendamo, Uwiteka azamugirira neza, azabana nawe, azamurwanirira mu nzira ze zose. Imana itugirire neza. Noneho rero muri aka kanya reka nsobanure ikintu kuri iri jambo amakuba n'ibyago. Turabashuhuje mwese, mugire amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Umwami wacu no mu mitima yanyu, aho muri hose tugira duti shalomu. Muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ijambo numva riri ku mutima wanjye, Uwiteka yashyize ku mutima wanjye. Ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge Imana kugira ngo dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ushimiye kuri Imana nziza kandi kuri urukundo, ushimiye ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Muri aka kanya tugiye kumva ijambo ryawe, nyemerera ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rihererwe icyubahiro muri twe, kugira ngo tuvuge tuvugishijwe nawe, kandi umwuka wera aganze kandi ategeke. Tubyambaje Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Reka dusome igitabo cya Zaburi ibice 34, turasoma ku murongo wa 20, handitse amagambo agira ati: amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka. Imana itugire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ryo jambo tugiye kuganiraho, rivuga ku makuba cyangwa ku byago umukiranutsi ahura nabyo mu rugendo. Umukiranutsi ahura n'ibintu byinshi bimurwanya cyangwa bimuhiga, agahura n'intambara nyinshi, agahura n'ibibazo byinshi. Ariko tumaze kumva ijambo ry'Imana ritubwira neza ko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ni ukuri umukiranutsi agira imitego myinshi. Hari imitego ategwa n'abantu bashaka kumugerageza ngo bamukure mu nzira, ariko Uwiteka iyo mitego yose arayimutegurira, akayimukura imbere. Hari noneho na Satani ubwe, hari ibintu byinshi aramurwanya cyane, kubera ko aba ari umukiranutsi. Muribuka Yobu, uburyo Satani yakoze ibishoboka byose kugira ngo amugerageze, kugira ngo arebe yuko yakwihakana izina ry'Imana. Ariko ibyo byose nuko byamubagaho, nuko ari umukiranutsi, nuko Uwiteka yabanye nawe, akamugirira neza, akamurinda. Iyo hano ku murongo wa 21 haravuga ngo ariko amagufa ye yose nta na rimwe
nta na rimwe rivunika. Imana itugirire neza, nubwo duhura n'ibintu byinshi bitugoye, nubwo duhura n'ibintu byinshi biturwanya, ariko Uwiteka ntabwo ajya yemera ko tubamo cyangwa ngo tubivunikiremo, ubugingo bwacu busigaremo cyangwa ubugingo bwacu buhandurire. Uwiteka araturwanirira kandi akatuneshereza, ngo nta gufwa na rimwe ry'umukiranutsi rizavunika. Bishatse kuvuga ngo umuntu wese ukiranukira Imana, agakiranuka mu byo akora, agakiranuka mu byo agendamo, Uwiteka azamugirira neza, azabana nawe, azamurwanirira mu nzira ze zose. Imana itugirire neza. Noneho rero muri aka kanya reka nsobanure ikintu kuri iri jambo amakuba n'ibyago. Amakuba ubusobanuro bwayo, amakuba ni ibintu ushobora kugenda uri mu nzira cyangwa aho uri hose, ukaba ufite amakuba yawe bwite, udashobora kubwira umuntu, adashobora kumenya ngo uriya muntu ari mu makuba, nyamara ufite amakuba, ufite ibibazo byinshi, uri kugenda ufite ibibazo, ufite ibikurwanya, yaba ari uburyo bwo mu mubiri cyangwa mu buryo bwo mu mwuka, ufite amakuba, uri mu makuba, uri mu bintu bikukomereye, ayo niyo makuba. Ariko noneho ibyago ni ikintu udashobora kwihererana. Iyo ugize ibyago byanze bikunze habamo gutabaza, ugatabaza abantu bakagutabara kuko wagize ibyago, kuko ibyago byo ubwabyo birigaragaza. Ibyago byo birigaragaza. Iyo umuntu yagize ibyago, abantu baramutabara, bakaza kumutabara yagize ibyago, kuko ari ibyago nyine. Ibyago abantu bose babibona, ariko amakuba y'umukiranutsi yo ni ibintu umuntu ahura nabyo. Ushobora guhura n'inzara, ushobora guhura n'ikigeragezo runaka, ariko undi muntu akakunyura akabona uragenda, ariko atazi ko uri mu makuba. Niryo tandukaniro ry'ibyago n'amakuba. Niyo mpamvu uyu mwanditsi wa Zaburi yanditse iri jambo akavuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka adukiza muri byose. Imana ishimwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi bene data ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Birakwiriye ko igihe uri mu makuba rero, amakuba yawe ugomba kuyihererana, ukayabwira Uwiteka gusa, ntiwihe rubanda, ntuyabwire rubanda, amakuba yawe ukayabwira Uwiteka, kuko Uwiteka arahari ngo agukize muri byose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, kandi izina ry'Imana nirishyirwe hejuru. Ihangane nubwo amakuba yaba menshi, ariko uhumure kandi ukomere, kuko Uwiteka azayagukiza muri byose. Imana ihimbazwe. Birashoboka yuko waba uri mu makuba yo kwambara ubusa, waba uri mu makuba yo kutabona icyo kurya, waba uri mu makuba y'abantu bakurenganya, y'abantu bashaka kukwambura. Humura, Uwiteka arahari kandi azakuneshereza. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwihangana kandi ugakomera, kandi ukareka icyagutandukanya n'Imana cyose, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo Uwiteka agukize muri byose. Imana itugirire neza kandi Imana idushyigikire. Amen, amen. Nagusabaga rero wowe utari wakora subscribe, kora subscribe, wandike no muri komenti, ukore no kuri like. Uraba uduteye inkunga ikomeye kuri Arahambaye TV. Imana iraguha umugisha. Ciao, ciao, ciao.